nayo nambaye agakora k'umweru kagufi byataye ku buryo mbe ngo kagarukiraga munsi y'ikibuno neza fo nkanda kinishushanya nawe ubwawe ukakibona uzi ko kishushanyije wowe uri kukireba uburyo ukibona abandi baba bakibonamo inshuro 3 kita kikuba fo kandi biriya bintu babikoreye umutipe wamuhaye niyo yaba adafite gahunda yo kukuswera ntabwo wamuryamana uriya muba mwambaye kora kikishushanya babarira uzwi ukireba ugatangira kugifotora bw'imbere ukagikurura ukakizuminga kandi umuntu yambaye umwenda kubera ibintu bijyanye urabona ari fresh kwambara umwenda ukigaragaza ko ngifite se mpamvu kukigaragaza kurakirata nawe wabona uzi ko ngifite ndagifite wabona ari na twa tundi umuntu ashaka akabura tuba tungana uzabaze naryo wanyerera ukakigwamo n'umunwa ukagenda n'umutwe byose n'amaguru abantu mwiratana ibituba biba ari bya nta kigenda sawa nyine niba ufite inote se azadusizeho nkakwemeza umve yenda ndangije ukuntu watayemo iri saza ringana na papa ubona uriya musaza aruta papa wawe murutsa nyine ibyo se bindi ndamuganira utwenda nabonye nshaka kugura twa senkani ariko burya tukazagaruka next time aritwo nateyemo ko ni twiza byataye akunda urwangwe ariko nta nubwo ari cyo nashakaga nashakaga kwiryohereza kiba kinsendingiye 100 ndavuga iki gisaza ndakigwaho akamesaje ako kanya twicaranye umwana uwo musaza niwe uwo wagiha hari abantu wagiha akabisukumva ko kibahereye kuri n'uyu musaza niyo nakima nagihomba hangije umucyama arambwiye ngo ngaho reba ngo nayaguhaye ndamugamerisa noneho kugiha bizu ubwo wikishe mu mutwe yego urugo ryamye uri ko twafoto nambaye anyibagiwe ari wambaye iki nayo nambaye agakora k'umweru kagufi byataye ku buryo mbe ngo kagarukiraga munsi y'ikibuno neza oya kuri wa muhondo wawe fo ndagira nambara inkweto y'umukara ndende yayindi ndende kabisa ubona ko imeze nk'isogisi kweri ndagenda nk'ubutabona tumukonda abo tukahadanje ndabaganira ibisaza n'ibitemera aho ngaho urumva wari uzi ibyo wakoze nkanda kinishushanya nawe ubwawe ukakibona uzi ko kishushanyije wowe uri kukireba uburyo ukibona abandi baba bakibonamo inshuro 3 kita kikuba kandi biriya bintu babikoreye umutipe wamuhaye niyo yaba adafite gahunda yo kukuswera ntabwo wamuryamana uriya muba mwambaye kora kikishushanya babarira uzwi ukireba ugatangira kugifotora bw'imbere ukagikurura ukakizuminga kandi umuntu yambaye umwenda kubera ibintu bijyanye urabona ari fresh kwambara umwenda ukigaragaza ko ngifite se mpamvu kukigaragaza kurakirata nawe wabona uzi ko ngifite ndagifite wabona ari na twa tundi umuntu ashaka akabura tuba tungana uzabaze naryo wanyerera ukakigwamo n'umunwa ukagenda n'umutwe byose n'amaguru abantu mwiratana ibituba biba ari bya nta kigenda sawa nyine niba ufite inote se azadusizeho nkakwemeza ubu nanjye wayankuramo cyakoze cyo wararakaye havuze uko usetsa cyane reka jya ugabanya ubwo bugoryi mani nose ntayagukuramo ubuzi ko ngewe nta kintu leta ni amafaranga nika ni amafaranga amazi yo kucyoza nguke wallahi wararakaye ibyo byose ni amafaranga bro
umusaza amubwira ati se ko bimeze nabi watse tukajya mu cyumba. Aravuga ni se wabaye wihanganye kujya mu cyumba. Ngo ni ukuri ngo ndi kumva ngo mpfuye ngo meze nabi. Yego ndabona nagiye kuyikuraho mu kabari. Ati ndabona agiye kuyikuraho muri hoteli y'abandi nibadufotoramo kabyara mwe. Ndavuga ati biyo ntabyo. Yararebaga akavuga ati uyu mwana ninkomeza gutinza araza umuntu w'inkwakuzi mbona aramukatanye. Sipe ndamugana ihangane ubanze batuzanira ibyo kurya ubundi tugende kabisa. Barabizana hashize nk'iminota 15 babiraje turarya. Nkarya gakeya kugira ngo nanjye amasaha y'icumi. Uzi gahunda nari mufitiye? Kuko nyazo babonye ko ndazamushira amasenkani. Navuze ati nindamuka nkimuhaye. Nazo senkani nazo nzama ahubwo n'umuriro n'amazi babinyishyurira. Wallahi cyakoze cyo ntugira n'impuhwe. Mu Kigali mane. Impuhwe se ngewe nakubwiye ko kuba naravukiye Kigali. Cyakoze cyo nawe niba sinzi niba waramuhaye ariko uramutse umuhaye uriya musaza n'imodoka yari kwigura. Mane rega nawe jya umenya ko kavukira Kigali tuba turi hejuru mane. Wallahi mwararakaye. Ko mwarakaye wana. Cyane rwose ndamuganira aramuka agikozamo agatwe. Ndamuganira za senkani nazo nzakwishyura ariko. Natavuga yego ahita akuramo ariko. Ariko nayigukuzamo. Oya. Umuntu yayishyizemo ukamubwira ati kuramo burabyanze. Yego ndamugana kuramo rwose ugira vuba. Nta muhungu wayikuramo niyo yaba itagezemo. Atayikuramo se yaba ari gushyira mu cyanyina cyangwa cya mushiki we. Nayo yakura ariko se waba wayigejejemo ukajya gukuramo iki? Anje wallahi keretse ukibanye ukagifunga kwa kundi umuntu agifunga ikanga kwinjira. Ane nabyo bishobora bake. Kukuzamo byanze nayikara icyo wayikuramo ariko nsaba n'imbabazi. Oya wanayikandiramo. Ubundi niwe bavuze sheri wanjye. Ukuntu ngewe buriya niyo wanda ko tugenzana neza nanjye bita sasa tugenda mu buryo ubushakamo. Imbabarira umbwire bari hari umuntu wigeze kurya nk'ituru ya buci y'ubuntu kabisa guhenze nk'ubwenge kwe. Iyo ndya ituru y'ubuntu ya buci guhenze nk'ubwenge kwera akayigukuramo za turu kabisa. Uyindiye gutaye ubuntu mana. Sibye umusukara wa nyina rimwe nzakibagirwa nacyo. N'ikigemo kitajambuye. Ni tipe twarakoranaga. Noneho kwari ukuntu nawe ugwamo tukacyanara. Umuhungu aba yagukunze nawe nawe ukahita umukunda. Mwese muri gutekerezanya mwana inkuru yamvugishije undi nawe usura wa mukobwa ayibonye muri ibyo. Tipe ariko nawe uzamuhira usigaye nyina. Abayindi ariko da. Gukuyemo mu buryo cyakoze cy'abakobwa banga umuntu barya batabizi we batabishakaga we. Kumva nawe nibere muri dushe kwa kundi babonamye yagiye nko gufata nk'akantu kakanga ukuntu ngo wikube. Rutipe nanye numva yashyiremo inyuma yawe we. Agutunguye. Ariko njye najyaga koga rwose ku rugi sinirwa nanafunga. Aba yindye n'ubundi nabaga natunaye n'ubu ngiye njya muri dushe simfu. Noneho nunamye ndi gufata akagangaye mbarumva yinjiye. Yesu we. Yara barabikurikiranye. Uhita ubyumvira he? Mu mutwe. Mu mutwe. Nta nubwo uba ufite imbaraga zo kuvuga ati we urinde. Reka
umuntu wese yaguha ujya kumva ukumva iboro ugahita ubyakira nta n'ibyo ntabwo ntari kumenya ko ari we kuko nta wundi muntu twari turi kumwe muri iyo nzu kuko nta wundi wari uri mu rugo ubundi nagombaga guhita mbimenya yuko ari we cyangwa se warakanuye ntabwo umuntu yapfa kugukora gito ndangije numva nyumviye mu mutwe waraye ndavuga noneho kambaye nanjye ariko nahise nkimutegera neza abanza urakimwumvisha oji kuko iyo bagipfukamishije ukuntu acyumvira nawe mu bwonko yakoze cyo doga iba iri mu kazi kabisa noneho ku bantu bafite inyo nk'izo zanyu kuri dogi uba uri kubona inyo nawe akajya yagura akumva ko kabisa akabona ko irimo neza fresh noneho zanzuye mbyibuka nyuma byarangiye n'ubundi nacyo ariko ni ikibaho umuntu njyewe yaranshanze uburyo yibaza ukuntu ahantu inyuma uburyo utuntu tw'inyuma tuba turyohereye nawe urabizi ntabwo umuntu akurya k'inyuma mani minota 50 oya atararangiza no mutipe niwe wanjye niwe bambwiraga atararangiza yego mani hari abajama baba bafite kima ariko wendaga kurya ituru cyagiye uri kumwe na ba Sharon muvuye mwari muvuye muri arena mwasinze narakurebye wallahi cyagiye basinziriye mu ntebe avuga ati wera murgito wallahi nakanguka ndamubwira ko narindi mu biki ubu amamagariye polisi kweri ubu ndavuga ko narindi mu biki ndakureba umutima uranga umutima uranijya urongera uranijya ariko rero mpamvu numvaga utuntu tunyikoreshwaho ariko nkagira ngo nzagira mpamvu banze baranbanza ukanankoraho ukuntu cyakoze kigira umuntu nka ntabyo nagukozemo nariturije narabyakiriye nabonaga bitari bukunde nagukozeho cyakoze cyo nka kabiri ntangira ku maguru rero urumva ko nyine natwumvaga kabisa mwakabaza nkikubitira igitotsi nkawe mani siko n'ubundi nari maze nk'iminsi 2 mani ntasinzira n'ubundi nigira mu mbari nitahira niherera ni muri pull-up zitarangira ariko wanaye nushaka uzareke tunabikurikirane dore n'ubundi ni ruzungu n'ubundi uzazana nyine nkayo desi ubundi nyiguye none se nkubwira ikibazo wanaye ase nkanjye kwera ubona desi wazinkuramo nazikuye ngaho ibaze desi wanaye yaba usuba najya ariko se nta nubwo buriya mujya mugira umuyobo muvuga ati aka gatipe karacyari kwishakisha karacyari gushakisha icyo niba kakiri gushakisha kajya gashakisha nibyo kari bushobore kwishyura igikora cyanjye cyane nta muhungu ntabwo nabikwizera cyakoze cyo reka nkwereke uzame ngo ukubite pase y'umuntu wamaha azahita agukubita nka 2 cyangwa 1000 cyonse cyo ntuzanampe mwana ngewe uzi ngo nkunda n'amafaranga ubuze ikintu bane gushaka amafaranga mwana amafaranga y'abagabanuriye ni menshi ubuze ikintu nshaka kindi gushaka ubundi gushaka icyana kizankoma inzu kikangumamo n'imodoka ubundi nashaka nkakimuha n'icyumweru cyose kabisa yitwerera wanaye se tuvuge ko nta modoka ugera imodoka se mwana iyo mfite ko yapfuye kandi ukuntu yapfuye yakoze nyine na turi mushito wanjye akora sida yagiye Rusizi oya uburyo yapfuye mose njyewe nafata miliyoni 1 n'igice ngiye gukora njyewe nafata miliyoni 1 n'igice ngo ngiye gukoresha imodoka mwana wanaye ushaka gashyashya cyane mbere cyane ntabwo uzakabura njye se nakubwira ko mfite amezi 2 ibyo ndi kukubwira ntarabikora oya uza kunsamba muri etage yanjye imodoka ya danje uhumura
byibuze amake ya miliyoni nka 60. wanaye cyakoze cyumva ko bavuga. aha Nese tuvuge ko nta n'inzu ugira. atuma inzu mfite mana ariko banza ndi kuyipangira. Ntabwo ujya wemera uwo rurira ndakuzi niba wifite ntiwabimenya. Wallahi se urumva mana ifite sindi nkabigurisha mana eri. Ko ntaza kwiberamo ubuntu kweri. Ko Ariko ntaza nayiguhaye ubuntu mani wowe ngire ku mavi ku buryo kabisa byibuze mu mezi oya bizacamo mani bizacamo uzagafata ahubwo buriya nuko utajya ugera mu masosho media ngo abanyarwanda bakubona ariko ndakubwiza ukuri ga buriya ba Herode Queen ni ntabyo amashusho media mani ngiye byaranzanye nabyo birampagije. wanahe buriya social media ziratwika ajya mbabarira. Reka nkomeze nk'iyo story za Landlord. Noneho tumaze kurya twaragiye mu cyumba. Ndamubwira ati se uri kumva ushaka iki kweri mbwira nk'ikintu wumva ushaka byibuze. Arambwira ati mana ndashaka igituba ati nta kindi ndakivuga ari na seriye. Umusaza yaranutse ati ndashaka igituba. ati ndashaka igituba ndamubwira asura ntimubaze ubu nkaze mwana nkamureba mwana nawe uzikungura koko. Arambwira ati ariko anje wampare ibyo ukanganya nyuma koko. Ati n'umusaza uzukura aroroshyera ngo muhe manza kugaya nyuma. Birayabuze gutya aba yiyamenera. Arambwira ati se basi byibuze banza unyereke ntiyanduke yawe ndebe ibyo bimezemo. Arakwereka nayo yanyura umutima umvuyemo. oya Ati dore ko nabonye nyinshi y'umusaza irampagamo. abasaza urabazi ntabwo bajya biburira. Noneho navuga se oraye mwari muzehe rero mva nkubwira muwe dupfa gushyiramo izizoniyo zawe ubanza nyine kabisa nanjye unkoreho kabisa ubona ko nanjye kabisa nagushaka. Nta bintu byo wepfa ufata winjizamo nk'aho uri gufata uri kuwinjiza mu muriro. arangije ukajyaho uzi uburyo akabisamo kora urutoki ukagira ngo ni impinja ntiturenga aho turi ku buryo yagikoraga barabaza ko atari bunagishoboye. yaragishoboye ariko wagabanyijeho umunwa wagabanyijeho wa munwa wawe. ndaje umusaza yagikozeho yamaye mbona ararangije. oya atasweye atarongoye. uravuga n'umuswari nagikishije umushyukwe nta nabikoze ni nanjye ndaje mubabaze. ikiyo kirahennye ikintu rwakoze. abasaza ni indobo kandi yarangije kugira ngo izongere ihaguruke yiwe niyo wayikora inshuro 1000. icyo namukora namubwira ati genda muri dushe ujye koga. ko wigishijwe nk'umuntu wananiwe wakoze iki ntiwarongoye ntiwagize ute nkawe ubundi ukuntu wiyemeraga wagira ngo uzi no kurongora biti byawe ngo se ngo nyine ngo numvaga ngo ngushaka cyane ariko birangira mbyikoreye. ahangaha ntiwowe uri imbabazi nari ikintu bashaka nta n'igituba cyanjye ndi bugureho nakubonye. nyine ngo mu kanya ngo basi ngo reka nze ngo nongere ngo mbushake nkategereza mu kanya nkaheba. hose vuga buri musaza ni ukongera gushitura bushyashya ntabibonye. umusaza wangana igenda woge kabisa ubundi uze agenda aroga njye sinari koga kuko nta n'ikintu nari nakoze twagenda no kunyicisha umushyuko gusa ntazi kugikoraho. ndangije nanjye namukora ubwonko bwa kabiri we yagishakiye ariko
arambwira ati kabisa ni kubera nanjye ibintu yankoreye ku mutima nanjye binyimuha bakimuha yarize kandi ikindi ari buze no kwambara nawe ku buryo nta kintu kiryoheye gihambaye ari buze kumva tipe turongera twisubira hasi tunywaho utundi tubyeri dukeya turagaruka nasiga mu icyaka cya danje ninywera amazi turongera dusubira hejuru tipe yahagaze nk'ushyukwa ndende niko njye nabonye namwita ayagoma afite imboro wagira ngo atwaje batatu cyangwa atwaje batatu pe cyangwa bane hagati aho noneho ibaze ko yabaga yambaye box usanga burakira apfumuye ikigezi yaba hafi cyenda gukora nko ku ivi ariko gerereka nko ku ivi ko habaragaho nka pati imwe ngo igere ku ivi atatu n'umusaza rwose wabona uburyo ingana wagira ngo azi kubikoresha babi n'agafete byataye abasaza ntibatinda ariko baba bafite imboro nini kabisa zihagaze ndangije ndamubwira ariko uze kwambara kuko namubwira uze kwambara kuko ntabwo twakwizerana ubwo nawe ugize ngo umubabaze nk'uko nawe yambabaje ese ko ntazi kuyambara namubwira ntari wiza ndayikwambika ndayimwambika ariko ndavuga kabisa ubundi burengemuha ikintu kitazi kwambara ubundi ntabwo umucika igaheramo amazi se yaheramo bebe iyo namase ko ziheramo cyakoze cyo nanjye nigeze kuyihezamo umuntu kabisa ntinya no kubimubwira yawe utabimubwiye base haracyari hose ntiyapfuye niba yarageze mu rugo akayinyara nawe nta kintu yambwiye byarangiriye aho umutwara nyina nuko atakubwiye mpande ujya uva ku nda za Kigali buriya yagiye nko kwa muganga nuko nawe yanze kubikubwira ahubwo njyewe ntiyampezemo ntabwo yabinyishe yewe umva natinye nyine narayishatse ndavuga ati nagenda ndayibona ndayishaka inzu yose ndayibura ndavuga ati uriya mukobwa nayimuhejejemo kabisa yamuhezemo ariko ntinya kubimubwira no kuri fone ntinya kubimubwira waba uzi kurongora ariko uzamurebe uri kuvuga gutya shaho uzi yuko ndi biriya bigabo bikujyana Dubayi byasaze bitazi guswera biba bishaka kujya kuruhukira za Dubayi na za hehora yenda swera mwana ndi umwana w'inyamirambo nta bintu byo ku nta ruswezi mbonye nta by'uruswezi mbonye uzantumira iwawe ngewe kuvuga inyamirambo ngewe si iwacu uzantumira iwawe hari agatipe niyo guhana k'iburayi duhurirayo kandi nako kirebera nkawe ngo njyewe ngenzi turongora yakoza muri mugahita niha nkavuga ni nk'iki koko ariko hari umuntu uba unaryoshye ku buryo uba ukigezamo utarabitekerezaho ukaba urarangije hari icyana cyaba gifite nk'inzobe noneho cyakwigira ukuntu mu maso nka kwa kundi ujya ugira iminwa yawe yaba hari umuntu yatekereza akabira atararangiza kwe ahubwo igisaza nacyambitse kondomu mbona ndavuga ati kweri viviye n'ubundi banirwaye indwara byinshi noneho kirangije ndamubwira ati rero muzehe tujya gusezerana nindamuka nguhaye iriya nzu wallahi nta n'igice kizaza nkwishyura ntari bati ati nushaka umbwire nayiguhe ntari ndavuga ati ibyo kuyimpa byo wapi kabisa ntabwo byavamo vuba umugore yazakwishyura yazakuroga ndangije arambwira ati ntari kabisa pe ntuzongeye kwishyura nabi
nawe ariko ugomba no kujya umenya ko buri kwezi ugomba kumpahira nkagura n'ibintu byose ukajyana no muri salo tayari byose arambwira ati wowe cyo utazashaka nabaganije igisazi niyo ryantera indwara nta ribi nazazivuza amafaranga buzampa utipe nawe kimukomye ariko burya oya ntabwo wari kumucika kabisa ntabwo ubuzima uzi imbaraga bufite mu ntoki ntabwo wari kumucika kabisa usaza bafite imbaraga mani numva nyine numva yambaye numva ntabwo ndi kuyumva fureshi ndavuga ni muzehe ntirubizi yikuramo ndi kumva nta kintu kiri kugenda rwose biteye indi nayempezamo nubwo buryo nabivuzemo ni uko nanjye ni cyari cyarandangamiye ati iki giti ntigasani urakoze kukinkiza umusore uri guswera nawe yego buriya kubera bafite nk'umugore ukuze buriya agahora n'akana kameze nkanjye wenyine umushuko wa n'umushatange akajya ku kigero yarangije vuba nuko byamugendekeye mama oya yagusweye nk'iminota ingahe mwasweranye nk'iminota ingahe utunota nka 30 ariko utwo tunota twumva ngo ni duke 30 yose ku musaza ahubwo nabwo si myinshi mani njyane nahise mvuga ati wa musaza ubundi wowe niwe wanjye ukuntu nayibona neza se ako se wasaza uza ko nyaza bya hato na hato nyaza byo ni ibintu byabo kabisa uzi uburyo bikora ubona agafata nkandi ku gatwe kabisa ukabona amajanja ni umusaza bitera ku gatwe k'imboro yesi ukabona rwose ari kubikora gake ariko ukabona umusaza ari kubikora fureshi shamani ndavuga atekeye akazi n'umusaza ntabaho nanjye ariko burya ntabwo nari kumuyicyara ntabwo nari kumuyitura kabiri agabanza ukamuha kamwe mani agapfa mu mutwe arakimuhayemo ku buryo nubwo yasaze yarambwiye nkumve ngo ukozwe mu biki azizwa bya buri segonda ndangije ndamubwirana ariko ntihaye n'amafaranga nshaka kandi yari yamuhaye n'andi imbere arangije aranga ati ntarebe wezana ntarebe rwose amafaranga ndayagusinyira ndayaguhashe kugenda ujya kuri banki ariko mwaraharaye ndagatora none n'umusaza wawe ntabwo ndamukira wamukuyemo angahe ntabwo kuharara mwaratashye cyane rwose ndamuganirira reka ntarebe isheke nyikuzanira nyine nsinyireho umusaza se umugabo utamufatanye kirimo yagufasha iki kindi yayikuyemo ariko se si nk'ibyo byose wahavuye umukuyemo nk'angahe yose yego ko manana bwa mbere yampaye 100 sibyo kuko namusabye 50 yatamo 100 ubwo ngubwo birangira amubwiye ko n'inzu nta n'igice cy'ijana nzongera kumwishyura kandi agomba kujya namenyera ibintu byose raseza buri kwezi ese depanse zose nzaza nkenera naranze ndaje ndamugana buryo nansinya sheke nanjye reka mbisoye sonye ndi umukobwa mubi ati uburyo uryoshemo rwose ati we ati izane nta ribi narayizanye ariko burya yahise ansinyira yansinyiye oya imbere cyane cyakoze kiri bwici kumanya ko kuko njya ugasanya amafaranga yanjye baratunukiye ndi bici nawe uri bici urangije ukuraho telefone wa bici we urabura urya ikofi wenyine none cyavuga ko ntanayarya waraye ndanayafite usibye ko nafashemo 600 yo kwishyura hano siko nakora ko nimutse nishyuye nyine amezi 2 bishyura amezi 3 sori mba 600 none mba naho hararenze wishyura desa
ndangije kabisa ndavuga ati n'umusaza ubundi uwo ni we wanjye uko ayishyiramo umusaba ikintu ni urasinyeko cyangwa n'ibyo bindi byawe nawe ntabwo umuntu yapfa kukuvamo. arangije kuriya muswera ntabwo no kurongora ubona ngo ni umusaza aranabizi kabisa. Aya basaza baba bazi guswera ahubwo icyo baba batazi barangiza kukivaho nawe ushaka no kugikubitamo n'amazuru n'umunwa aramusaza nk'aho bimeze biti yego mani ibyo tangane muzanire ariko ibyo ntibirimo muzehe kabisa mbona tangane umusaza nashatse uburyo mwiyaka ntabwo yamba no hejuru ahora kiri gucira inkonda igisaza ko gipfuye cyasaze mu mutwe nkabona cyasaze nkaho gasoza nk'iki gisaza gikunda igituba gushya wa mukecuru abasha kukimuha kandi baza ko umugore we ibaze ko uriya musaza yego niyo mpamvu buriya yatangiye kugenda asaza agifite kimwe zo kumurongora bose manange baricece bararagarama bikamuha oya wenda ubu ashobora kuba atakimuswera ariko ntibivuze ko yamusweraga ntibivuze ko atamusweraga noneho arangije aho yarangirije bakirera bakije kiraheri agiye mbere nanjye mutajya kwiyambara nditegura ndigendera yasheke nyikubita umufuka kugira ngo mwereke ko nta niyo yanamaye ntabwo nari kumwereka ariko nahise nyikubita mu ibaga ariko nyikeneraho nyikenyereyeho arambwira ati se waretse anje waretse tukararana ko numva rwose nagukunze waretse tukararana kuko tuzavugana tugapanga kandi ko nzi ko uzanshimira ndavuga ati reka ku mutima ati kuri miliyoni zanjye nyenyereyeho ndarame nawe murezi yarunzweragura ijoro ryose ndavuga reka ndamubwira ati wapi kabisa ni mu kanya mfite ukuntu ngiye kugenda kanya nka saa sita z'ijoro nshobora saa munani gutyo nshobora kuza kurira indege buriya ningaruka tuzavugana nuko namubwiye kuko n'ubundi nawe mfite gahunda yo kurira indege hari ikizungu nawe mfitaniye nacyo gahunda abantu ndangije umusaza ariko burya yatumye ntanagenda yaransindishije byataye baza ko n'amasaha yo kurira indege yageze nabyibagiwe inshuti nziza z'indaza Kigali shobora n'isagize abahamagara ngo nawe ati bimeze bite wese iki nawe Sharon asigaye abaye aracyari i Kigali reka yaragiye muri Kenya Kenya cyakosa cyo hari abana bari mu kazi baswerana nk'abasazi Kenya ngo abanyakenya ngo baraswerana kubi nabo ariko nyine umunyakenya ntabwo namugituba cyane kubera iki reka umunyakenya ntabwo bitanga amafaranga kereka ukubitaniye n'urundi rugabo rwakuriyeho rwabaye ariko atari umunyakenya abanyakenya ntabwo barikora randirodi niba cyaramuryohanye twaje gutaha tugeze mu rugo ngo ngumva wanshimishije ibintu nk'igihumbi arangije arambwira ati wambabariye ko mfite amazu arakwirebera nujuje amashyashya ko ngunginze koko wambabarira ukazangagwa n'inzu basi ukabamara reka namukatiwe ubwo n'umucecuru umugore we yazambwisha ubundi kuri saza nk'iri zitenda no kunta amago reka ariko buriya ndi kubitekerezaho nshobora no kuzagenda kuyibamo ariko wayimukuramo nese urumva ubundi atarayiguhaye ukuntu yarambwiye ngo nzamuhe igitabo icyumweru cyose ngo nkabone ko mpiyumva imana icyumweru cyose yazavamo ahubwo nkawe najya n'abana bagiswera ubuntu nzanakimuha ariko wegengewe abantu baraswera kabisa baraswera umusaza ufite imyaka 40 uswera amata 30 wowe uramukinaho shara umusaza arakuze cyataye
urakuze pe. ubwo nyine nzaza akabipanga mani ngikuremo inzu n'ubundi byose ni kimwe.